hari igihe abantu bakubaha ariko wowe uhetamye. Ushobora kuba uri umukobwa mwiza usa neza ariko wowe utanabibona, wumva ubuzima bwawe bwarapfuye ubusa. Ushobora kwicara mu rugo rwiza rwose ufite umugabo cyangwa umugore mwiza ariko wowe n'ibyo byiza ntubiryoherwe. Ushobora kugira akazi ukajya wumva umeze nk'utagafite, cyangwa n'ibyo byose ukaba utanabifite, ubuzima bwawe bumeze nk'ubwapfuye. Wareba n'imyaka rimwe na rimwe ukareba imyaka yigiye imbere, cyangwa ukabura umusore ariko nta munani, nta gishyigikira, nta kintu. Uri umukobwa nta bya bindi bajya bavuga ngo byaranze. Iyi Mana ni Imana irema ikuye mu busa, ni Imana itagira ikintu ikenera guheraho. Ni byiza iyo umuntu, hari abantu baba bakiri batoya bakagira icyerekezo cy'ubuzima, akajya yumva azabiki kandi koko akaba cyo, akaba umuntu wiyubashye, umuntu ufite ingamba hakiri kare. Ari mutoya muzababona abana bafite ingamba, batarangara mu mashuri, bafite icyerekezo cy'ubuzima bataranakizwa, kandi ibyo bintu bakabigambirira bakabigeraho. Ariko hari abandi baba badafite icyerekezo cy'ubuzima, ariko Yesu ni mwiza. Haleluya! Yesu ni uwo kwizerwa. Wangiriye neza ntabwo azagusimbuka. Umuntu abirariyeho yababwira ati kera nkiri umukobwa numvaga nzaba iki n'iki, ntacyo. Uzi kuba wumva n'ibyo bitekerezo bitagerayo, utanatekereza. Ikintu rimwe nigeze gutekereza no kubaho test de l'air. Muramuzi wa mukobwa ukora mu ndege? Can you imagine? Umuruho bagira wo kutabana iwabo. Ariko nabonaga abakobwa nyine bagenda n'udutayi twiza n'inkweto bakurura amavarisi muri filime, ngira ngo ko nari ntaragera no ku kibuga. Nicyo gitekerezo nigeze kugira. Nta gutekereza ngo nziga, nta gutekereza ngo nzabiki. Iyo umeze utyo rero, ikibonetse icyo ufata, kibangutse nicyo ugwamo. Umutima w'umuntu ushobora gupfa ku buryo akora n'icyaha ntanamenye ko yakoze icyaha. Ubu hari abantu iyo akoze icyaha niyo atarakizwa byibuze amenye ko ari, ariko hari abandi conscience barapfuye, umutima namo warapfuye, akora icyaha akiyongeza ikindi, nta rien, nta kantu. Imana ni nziza, Imana niyo kwizerwa. Papa wanjye yapfuye na sida, ntabwo ahari ngo abyumva agira isoni. Haleluya! Jenoside ikirangira gatoya, urumva jenoside yasanze arwaye, nyirango ni nayo mpamvu batamwishe kuko n'ubundi yari uwo gupfa. Hanyuma jenoside ije n'ubuzima bubi birihuta, nyine muri ayo mezi jenoside ikirangira barapfuye. Hanyuma abantu bamwe bari banze umuryango w'iwacu, kandi bari abantu bakuru. Naramenyanye nyine n'umugabo wanjye w'uyu munsi, tumaranye imyaka 27. Baramubwira ngo ariko se ruriya rugo rw'amasida urajya gushaka iki? Ahubwo yaje kubimbwira tumaranye igihe. None ngo aravuga ngo none se nimba se yararwaye sida, ubwo bivuga ko umukobwa arwaye sida? N'ibyo bitadutanya, twari gutangwa n'ibindi kuko twari abanyabyaha. Cyama Yesu nkamukunda cyane kuko nababariwe byinshi. Mbere yuko dukora ubukwe nka mbere y'iminsi ngahe twese twashaka kubivamo, tujya tubisubiramo n'uyu munsi. Ubuzima budafite icyerekezo, budafite iyo buva n'iyo bujya. Ibyo nganiriza abakobwa n'ibyo nigishijwe n'Imana, ntabwo ari ibyo na pratique. Hari igihe mbaza ati fiançailles, nkambwira n'ibyo wimbaza ibyanjye, reka nkubwire ibya Yesu. Yesu ni mwiza. Haleluya! Ubuzima budafite icyerekezo. Nakijijwe ku mwaka wa 3 mu rushako cyangwa wa 4 niba nibuka, muri 1998. Mbere y'uwo mwaka buri kwezi nabaga numva urwo rugo ngomba kuruvamo. Numbaza iyo najyaga kuzerera no kumburwa agaciro na Satani. Mu myaka itambutse nari ntaraba n'umusitari cyane. Nahuye n'umumama umwe mu giterane ahantu, kuko abantu bategura igiterane nyine ukabona kirasirimutse, kirasa neza. Nanjye nari bwe intervene muri icyo giterane, n'umumama nawe utuzi kera kandi umumama mukuru unduta. Avuga
muri hari abantu batabara n'amagambo bavuga ariko ibyo byemera bikugera buryo Imana iba yabyemeye. Avuga izina rya sogokuru, arambwira yabivugaga n'umutima mwiza, arambwira ngo kwa kanaka havayo umuntu muzima. Yes, umuntu muzima yavayo kubera Yesu. Haleluya. Yesu aratangaje, yuzuye imbabazi no kugira neza. I'm not ashamed. Cyongereza nacyo cyaraje. Haleluya. Of who I was because I'm proud of who I am. Umukobwa w'Imana isumba byose, uwababariwe byinshi. Imana yuzuye imbabazi, data yuzuye imbabazi no kugira neza. Ntabwo uwo mukobwa udafite icyerekezo yazavamo umugore muzima. Yambivuga ko hamagaye abagore bafite ikinyabupfura muri Kigali, nanjye sinazubura. Uhamagaye n'abitonda nabwo ndumva nazi. Umukobwa udafite icyerekezo wahinduwe na Yesu. Haleluya. Yesu ni umutunzi w'imbabazi, icyamukamwemerera uwo wa transforminze ubuzima bwanjye, icyamukamwemerera ntumugemwe igice. Rambya ku birenge bye uhatinde. Niba utagira itorero, udafite n'ahandi hantu uri involved mu murimo w'Imana, ngwino dusenge. Niba ufite aho uri naho jyayo, wihitirirwa utajyayo. Rambya ku birenge bya Yesu. Yesu akora umurimo mu mutima wawe, akore ku bice byose bikugize. Twe kubaho ubukristo butaryohewe, twe kubaho ubukristo bwo kwigirisha. Mwemerere wicare ku birenge bye, umurimo yagennye, package y'agakiza ayikore yose. Mwuka Wera ni umwigisha w'ibintu byose. Ntabwo atwigisha kuvuga ubutumwa bwiza gusa, agera mu bice byose umwanzi yasenye, yanyaze, agakiza, akomora, akavura, akubaka, agasana. Ariko nitwemera gutindana nawe, turikozayo tujabagurika, tugenda, bigatuma dupfuba. Dufite abakristo bapfubye, bahiye uruhande rumwe. Ingeso mbi aracyari nazo, inzangana aracyari nazo, anyuzama agakora ibyaha, ntabasha kubabarira. Ntabwo kubabarira abiba mu muntu, ariko ku birenge bya Yesu n'uwakwiciye, n'uwagufashe ku ngufu, ku birenge bya Yesu haba umuti ukiza umutima. Umuntu agahabwa umutima mushya, akagenda atabyigirisha, yarabaye byo. Muri Kristo tuba byo, ntabwo biba ku munwa. Imiruho myinshi iri mu buzima bw'abantu no mu mibiri y'abantu ni ibisigisibye bya Satani. Nimureke dushira ubute, tube ku birenge bya Yesu atwigisha. Unanirwa uyu munsi ariko uvuga ati nejo ndongera, nananiwe kwiriza. By the way, kwa gatatu mundi n'umunsi wo kwiriza w'abarinzi. Mu babyibagiwe n'ababyishe nanjye ndimo, bamaze n'iminsi babyica. Kwa gatatu n'umunsi wo kwiriza w'abarinzi, reka tubigarukemo. Uyu munsi bikunanire urye saa 4, ariko ejo wongere wigira imbere byibuze ugeze saa 10. Ubutaha ugerageze wiyirize umunsi umwe. Abantu ba kera bari bazima b'abajene, bakoraga turaje uruseke bajya mu kazi ntacyo babaye. None ubu ngubu ntibikinavugwa, ni ibintu byo mu cyaro hariya mu bagore bambaye ibitambaro byo mu mutwe. Tuzabona Imana dute tutayishatse? Irivugira ngo akunda abamukunda, ariko abamushaka umwete baramubona. Ntabwo bamushaka mu bunebwe. Iyo tumushatse mu bunebwe dutwara utuntu tuduce, umuntu akajya yeberwa niba twarakishijwe, niba tutarakishijwe. Erega reka mbabwira, umurimo wa Yesu ntabwo ari ukudukiza ibyaha gusa, kuko hari abantu badakora n'ibyaha kandi badakijijwe, badasambana, bari fidele kubo bashakanye, bari faithful ku bagore babo n'abagabo babo, batarya n'amafaranga y'ibigo bayobora, batanduranya, ariko badafite Yesu. Ntabwo umurimo wa Yesu ari ukudukiza izi ngeso gusa, n'ukuzana ijuru rigatura muri twe. Haleluya. Nukuzana ubumana bukatwuzura. Umuntu yakwicarana nawe akajya yumva agenda aryoherwa. Wa mugani waba abigishwa ba Yesu bajyaga harya mu kirorero, sinzi aho bajyaga. Yesu yarazutse batazi ko ari we, ariko bamaze kumumenya amanyaguye imitsima basangiye, baravuga ngo yongo niyo mpamvu imitima yacu yari ifite akanyamuneza, kuko bari kumwe na Yesu. None umuntu aricarana nawe umushiha, akajya yumva atazagaruka, kandi ibyaha warabiretse, ariko nta buryohe bw'ijuru. Haleluya. Yuzuye imbabazi no kugira neza. Reka turirimbe gato ngo ndemamo umutima ukeye utunganye, sinzabahera, hanyuma dusenge. Umutima
reka dusenge mu magambo yawe yoroheje ubwire Yesu mwongere mwigirane imbere icyo yagambiriye gukora mu buzima bwawe cyose gikoreke cyuzuye mu minsi usigaje hano ku isi akurememo umutima ukeye umutima utunganye azana impinduka yuzuye ishyitse mu buzima bwawe mwemerere kuko arabishoboye data ni wowe twifuza turifuza gukora kwawe nta mwana w'umuntu wahindura undi muntu rimwe na rimwe ibyo dukeneye kudukoreramo umuntu wacu bamwe imbere ntituba tunabizi tuba tuzi ibyo tubuze inyuma ariko ntituzi umurimo w'igitangaza dukeneye ko wakorwa mu mitima yacu ndasaba ubuntu bwawe budasanzwe uyu mugoroba ubuntu budasanzwe kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwinshi ukora umurimo mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe ubuzima budafite icyerekezo ubuzima bwumva bwataye umurongo ubuzima bwumva nta cyiza buzavamo ubuzima bwumva nta n'ikindi butegereje bwamaze gushyiraho akadomo bukoreho uyu mugoroba kubw'imbabazi zawe ibitekerezo bigarukira bugufi tukumva naho ngaho nta n'ahandi yaba mu mwuka ibyo uzakorana natwe yaba mu mubiri ibyo tuzamara hano mu isi twashyizeho akadomo dukurikije amateka yacu n'imivukire yacu n'imiryango yacu n'ibyo twishe n'ibyapfuye n'ibyatunaniye n'intege nke zacu tugenda dushyiraho akadomo ariko turakwinginze uyu mugoroba urema itangiriro rishya mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe dusutse imitima yacu imbere yawe kugira ngo aho tutakwemereye gukora umurimo wawe wuzuye turakwemereye umugoroba turakwemereye mwami w'abami kugira ngo utumaremo ibintu byose bidasa nawe imitima yanduye ibitekerezo bitahinduwe ibitekerezo bitavuguruwe utuvugurure uduhe imitekerereze mishya ijyanye n'icyo uvuga ijyanye n'imigambi yawe utumare mu bwibone bwo mu mutima tutajya tumenya utumaremo indwara z'umutima tutajya tumenya utumare mu bubi bwose n'ikintu cyose kidasa nawe udukize urukundo rw'iby'isi n'irari ryabyo utwiharire uduhe imitima ikize uduhe imitima imeze neza imitima iboneye imitima ikunyuze imitima wishimira mwami w'abami reka amaso yawe yerekere mu nguni zose zigize ubuzima bwacu aho abantu batazi aho abantu batamenya aho abo twashakanye batanazi aho abavandimwe bacu n'abashumba bacu batazi maze ukize uyu mugoroba ukize ibintu byo kwihagararaho byateye mu kirokore udukize nyaguhora ku ngoma ukore ku maso yacu tukumenye nitukumenya mu maso yacu haracya nitukumenya ubuzima bwacu buraryoherwa udukize ibintu by'ibihimbano uduhe byawe by'ukuri biri authentique bifatika biriho nyaguhora ku ngoma uduha amahoro y'ukuri tuba bawe kuko mu biganza byawe ni heza harimo umutekano mu biganza byawe ni heza harimo kunyurwa harimo gukira udufasone utubumbe uko ushaka ukore ku myuka yacu ukore ku bugingo mu marangamutima arwaye yapfuye yambuwe agaciro yashizemo gukunda kuko nayo yatawe kuko nayo atakunzwe wongere utugarukeho nyaguhora ku ngoma ukore ku mibiri irwaye kuko ufite imbaraga zo gukiza reka imibiri yacu ikorweho nawe kugira ngo tuguhimbaze dusiganwa kugira ngo tugukorere twihuta umuntu yakwihuta gute yarayaganya umuntu yakwihuta gute abyuka ntabashe guhagarara ariko mu byakuzanye harimo no kudukiza indwara zacu nasomye ubutumwa bwiza nsanga waragiye ukora ibitangaza ukiza indwara n'ubumuga bwose ngo ubohora abantu bose satani atwashe igitugu
reka uburetwa bw'umwanzi bwashyizwe ku mibiri y'abera kugira ngo batazaba icyo bagenewe kuba. Uyu mugoroba bumenagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka amagambo mabi yose yashyizwe ku buzima bwabo uyu mwanya yamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Ibyo bavuga haba ari byo bisohozwa. Ni abanyamugisha, bazarama, bazagukorera, bazasohoza impamvu yabo yo kubaho mu isi. Reka umuvumo w'uburyo bwose muri forume wajemo uwo ari wo wose wamburwa imbaraga mu kubaho kwawe uyu mugoroba. Urakoze nyaguhora ku ngoma. Ndabavugaho umugisha no kugirirwa neza kuko ari cyo bavugaho umwami w'abantu. Asanze umwuka wawe ujya ubasha kutwihutisha. Mwuka wawe ujya wakserera ibintu umuntu yanyazwe imyaka 10 akabihabwa mu mwaka, akabigarurirwa mu myaka 2. Reka umwuka wawe wera wihutisha ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ibyo umwanzi yabanyaze mu buryo bwose babigarurirwa n'imbaraga zawe, maze bagukorere ubuzima bwabo buguhesha icyubahiro. Reka ikintu cyose kitazanywe nawe kiri muri ubu buzima, kiri muri iyi mibiri, kiri muri aya mago, gikurweho uyu mugoroba, kirandurwe burundu mu izina ryawe Yesu. Uri ukwizerwa, uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi. Reka inama zose zitari ziteranyijwe nawe, inama zose zitari ziteranyijwe nawe zagize ibyo zivuga n'ibyo bikora bikagera ku buzima bwabo uyu mugoroba, byamburwa imbaraga, byamburwa ubushobozi, impact byabagizeho irandurwe, ikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyo bavugaho na bya bindi byanditswe mu gitabo cyawe abatarabaho n'umunsi n'umwe aba ari byo biba ku buzima bwabo mu izina ryawe Yesu. Ubohora abakobwa bawe n'abahungu bawe kugira ngo basiganwe bagukorera. Mitima yacu yiharire, udutije imibiri kugira ngo imyuka yacu yituremo mu myaka dufite hano ku isi. Iyi mibiri wemeye kuhinduka ubuturo bwawe, kwibwa kose kwagize igisobanuro gisa nkaho kiri scientifique, kikemerwa mu bwenge. Uyu mwanya, uyu mugoroba habe kugarurirwa gahunda yawe y'umwimerere, ibyo wari wowe waragennye ku buzima bwe, ku mubiri we, mu izina ryawe Yesu. Urakoze kuri uwo kwizerwa. Mitima yacu iragushima, kanwa kacu kazahamya neza yawe. Ibyo dukomeresha tuzabikomeresha abandi, butabazi twakuye iwawe tuzabubwira abandi. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Mana baho umugisha, Mana niyo kwizerwa. Harano najyaga njya kwigisha mu mashuri matoya y'abakobwa. Ari kampanye twigeze gukora kwigisha abana b'abakobwa kugira ngo bakomere ku busugi bwabo be kubatera inda zitateguwe. Iyo twamaraga rero kwiga no kuganira no gusezerana, twakoranaga isezerano twafungaga ikidori nifuza gukorana nawe isezerano, kanyemerera waba udafite n'intege zikujyana kuri Yesu, kihangana ukibuka ko ari isezerano twakoranye, ukagana Yesu, sibyo? Ubwo rero twafungaga icyo kidori n'abana b'abakobwa tukazezerana ko batazagifungura kugeza igihe bazashakira bakagera mu ngo zabo. Nawe rero nyemerera mu minsi dusigaje hano ku isi, turi kumwe cyangwa tutari kumwe, nunahirima nunasitara ujye usitara ugana kuri Yesu kuko ni umunyembabazi. Kandi ntukaguma ahantu hamwe. Se wowe koko waguma ahantu hamwe umwaka umwe, 2, subizemo agatege twigira imbere. Mwuka wera ari kumwe natwe kugira ngo adushoboze. Ariko hari ibintu atagufata ku ngufu. Wiyemeje kureba filime amasaha 10 nago yaza ngo aguhumisha. Se yaguhumisha? Nago yaguhumisha. Ariko ashyira inyota nyinshi mu mutima wawe, nyinshi, kuko hari abo Yesu yakwiye kubikuboshya uyu munsi, nawe aguha imbaraga ubiveho. Amen. Haleluya. Reka tujye mu ijambo ry'Imana, nubwo niryo ryari ryayo.
tumaze iminsi tuganira kuri nyereka ubwiza bwawe, twifuza kumenya Imana, twifuza ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana muri make tubusobanura mu buryo bugufi, ariko ubwiza bw'Imana ni ukubaho kw'Imana gufatika, kuzana impinduka. Haleluya! Ni icyubahiro cy'Imana gifatika kigira ibyo gikora. Twatangiriye kuri Mose, ukuntu Imana yagiye ibana nawe imwiyereka, ariko akagumana iyo nyota yo kubwira Imana ngo Mana nyereka ubwiza bwawe. Haleluya! Ndakwifuriza iyo nyota yo kwifuza ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana tuvuga uyu munsi buzana impinduka zigafatika, zikaba ku buzima bwacu, zikazana impinduka mu byemezo byacu, bikatubera imbaraga zivoma mu mbabazi za Yesu, tukagira imbaraga zo gutsinda n'ibyaha. Haleluya! Wakoze kuza gusenga, Imana iguha umugisha kandi n'ubundi uzongera ugaruke. Reka ture mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 10. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 19 kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Hari inkuru y'umugabo nkunda witwa Zakayo. Haleluya! Ubwiza bw'Imana nifuza ngusabira, nanjye nisabira n'ubwiza butari amagambo, butari n'ibyuma by'ibicurangisho. Murabona ari gihe haba injyana nziza ukavuga uti nukuri twabonye ubwiza bw'Imana, kandi byari amajwi, byari injyana. Ikikubwira ko byari amajwi n'injyana nuko iyo ugeze mu rugo bitakaza, cyangwa igiye mu kazi na stress cyangwa ikibazo gikubise bitakaza, ko byari injyana n'akamelodi keza, kuko hari abantu bazi gukora ibintu byiza. Ariko ubwiza bw'Imana bw'ukuri twahuye n'Imana busiga impact y'ukuri, busiga marke zidasibika, tukomezanya nabwo rwose, kandi bw'ukuri busiga impinduka ifatika mu buzima bw'umuntu. Nibwo ndimo kwifuriza kandi nanjye mbwifuriza. Haleluya! Kuko bufite revozi nkuko twagiye tubivuga cyangwa nkuko tubitekereza. Nibwo ngusabira rero, kandi iyo wabusogongeye, iyo wagezemo ubuzima bwawe nta ibintu, hari ukuntu bigenda byamburwa agaciro ukabwifuza kurusha ibindi bintu byose, kuko ukubona ubwiza bw'Imana niko usanga hari ibindi byinshi ukeneye kumenya kuri yo. Haleluya! Ikindi cy'ubwiza bw'Imana budukorera, buzana impinduka muri twe, iteka kwifuza kurushaho gusa na Kristo. Nta muntu ubusogongera ngo arekeraho kwifuza kurushaho gusa na Kristo. Haleluya! Iteka kubera ubwiza bw'umuntu mwiza kandi bukurura, buhita bugutera kwifuza kuba nkawe, gusa nawe. Yesu ni habera mwiza. Ubwiza bwa Yesu ntabwo budutera complex. Haleluya! Nta nubwo budutera kwiciraho iteka, kuko umuntu ushaka kuganira n'umuntu ufite mwiza cyane ku isura, ufite n'ubwenge bwinshi, ukumva waburiyemo. Siko bimeze? Ariko ubwiza bwa Yesu n'urukundo rwe byo birakurura, kandi bigagukurura kwifuza gusa nawe. Mu maso ye harimo imbabazi nyinshi ziba zigukururira kwinjira muri izo mbabazi no kurushaho gusa nawe. Haleluya! Ntabwo buguciraho iteka, ntabwo bugutera complexe, ariko kandi nta nubwo bugusiga nkuko waruri. Duhora tuvuga ngo Yesu ni inshuti y'abanyabyaha. Ni koko pe, Yesu akunda abanyabyaha, ariko iyo dusomye Bibiliya abanyabyaha bose bamwegereye ntabwo bakomeje kubaho. Haleluya! Turi mu gihe kigoye, kirimo inyigisho zo kubabembereza, ngo tubabembereze, ariko Yesu nubwo yakundaga abanyabyaha, ntabwo umunyabyaha wagumanaga nawe yakomezaga kuba ari umunyabyaha. Siko bimeze? Yarahindukaga, harimo n'uyu Zakayo tugiye kureba. Haleluya! Rero buzaba ari ubutumwa butari bwo bupfuye, ubutumwa buguha comfort mu byaha. Uzajya uvuga uti nubwo ndiyo ariko sibyo, ni gute nagira comfort mu byaha? Ubundi iyo tuje mu nzu y'Imana, niyo dusenze, niyo uri musenga uri wenyine, bigusigamo inyota yo kongera kurushaho gusa na Yesu. Burya nibwo uzamenya ngo wasenze kandi wateranye. Bigusigamo inyota yo kongera kumukorera kurushaho warugejeje, kongera kuba mwiza no kugira neza kurushaho warugejeje. Haleluya! Reka turebe uyu mugabo Zakayo mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Inshuti yacu Zakayo yari mugufi, ariko ntibyamubujije ko Yesu arariwe. Haleluya! Ngo arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu. Ariko umva inyota yari yabyutse mu mutima wa Zakayo, yagomba guhura na Yesu uyu munsi. Yari umunyacyubahiro Zakayo. Ngo arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe, kuko yari agiye kunyuraho.
Yesu ahageze, Yesu iteka amenya umutima umushaka. Haleluya. Pastor washobora kutabimenya no kutabiha agaciro, ariko Yesu iteka amenya umutima umushaka. Bari bafitanye randevu. Haleluya. Ngo Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Haleluya. Ngo yururuka vuba amwakira nezerewe. Zakayo umurimo wari watangiye gukoreka mu mutima we. Arimo arihuta guhura na Yesu. Yururuka vuba kandi aranezerewe. Haleluya. Ngo abantu bose babibonye bari bataza amakuru y'Iby'ubwami, babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Reka ngusabe umutima wawe ukiri. Umutima wawe ukire madamaze. Nguriya mukobwa ninda zose yakuyemo none ntanze kubona umugabo yego. N'uburyo ameze gutya, n'uburyo yitwara mu kazi none niwe ubonye promotion yego, umutima wacu nukiri. Haleluya. Nukire wishimira neza y'abandi. Ntago imigisha y'Imana ari miki. Ngikendere kuko isunika piensi kugira ngo nge twese twakwirwamo, nanjye nawe twese twakwirwamo. Imana yacu tugirire neza. Abatabizi rero ngo barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika kandi ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu, ndagira ngo wumve guhura n'ubwiza bw'Imana icyo bukora. Ntacyo Yesu yamushinje, ntacyo yamubwiye. Nitubugeramo ntago tuzakenera umuntu tugira ngo nakubonye ngo wagize gutya. Imbabazi ze zizatemba mu mitima yacu. Twihane kandi duhindukire. Reka tujye dusabira abantu bacu bafite akaguru kamwe mu nzu y'Imana n'akandi hanze, tujye tubasabira guhura na Yesu. Nta kindi, si ibintu byo kwirirwa mushinja ngo nakubonye, ngo telefone, ngo message, ngo Yesu aramubwira nasimbutse ku murongo wa 8 ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja. Iki kiganiro n'aya makuru ni Zakayo yazanye kubera ubwiza bw'Imana yahuye nabwo. Ngo dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Ndahamya ko audite, mwibuke ko yari tax collector. Ndahamya ko audite ziwabo yari umukoresha w'ikoro. Ndahamya ko audite ziwabo zari zarahaciye yari yavuga ati nta mafaranga nigeze ndya, kuko yari akiri mu kazi nta cyamuhamyaga, ariko ahuye n'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana budasiga impinduka mu mitima yacu ntago ari bwo. Iteke duhuye na Yesu duhita tubona ububi bwacu. Ntarakizwa nari nzi ko ndi umwana mwiza, ariko mu ijoro nahuyemo na Yesu naravuze ni mbega umugore mubi. Ntidushobora guhura na Yesu mu mbabazi ze duhita tubona ko twari abatindi bo kubabarirwa. Iyo umuntu yumva ntacyo agitwaye burya ntashobora no kwakira agakiza, ariko icyazanye Yesu ni iki ngiki. Haleluya. Umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene. Nta nubwo mukijije ibyaha gusa, amwujujemo n'ubugwaneza. Ndawuha abakene. Ngo kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Ngewe Zakayo ndi umwambuzi, narambuye, ariko uyu munsi ubwambuzi burashize kuko nahuye n'ubwiza busumba ubundi. Haleluya. Kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Abrahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ubwiza bw'Imana twifuza n'ubuzana impinduka mu buzima bwacu. Ntago buzana impinduka kubitwa abanyabyaha bigaragara nka Zakayo gusa, buzana n'impinduka mu buzima bw'abantu bari bateye agatambwe ko gutangira kwitoza gukiranuka. Haleluya. Ahanga bwageze ku munyabyaha rwimbi. Niyo mpamvu bera b'Imana nta muntu numwe wo gucirwaho iteka. Haleluya. Nubwo yaba yarakoze byinshi kukurusha, nubwo yaba bihagazemo, nubwo yaba bivanga ari mu nzu y'Imana, ariko imbabazi z'Imana umunsi azahura nazo. Umunsi azahura n'ubwiza bwa Yesu bukiza buzacengera mu mutima we, azihana yihannye. Haleluya. Hari igihe abahanuzi berekwa ubuzima bw'abantu, ukagera ukabwira umuntu rwose ibyaha bye akagukuba na zero ko narahura n'iki n'ubwiza bukiza. Haleluya. Cyangwa kubera ko natwe dutinya kwirukanwa mu masinagogi nka yampumye Yesu yakijije iwabo, ngo batinye kuvuga ngo barambwira ati mwibarize ni mukuru muri Yohana 9, mumubaze ni mukuru, mbese batinye kuvuga ngo yavutse ari impumyi, ngo kuko batinyaga ko babirukana mu masinagogi. Natwe kubera ko dutinya ko batwirukana mu makorari, dutinya ko batwirukana mu nsengero, dutinya ko badushyira ku ruhande, kuko gushyirwa ku ruhande iteka birababaza. Ariko ntibyagombye kubabaza umuntu kuruta kutibanira n'Imana neza. No kwibwa, no kunyagwa. Haleluya.
umuntu akaba yakwemera akica agakuramo inda mu izina ryo kuguma muri korari rutanse nagira iyo mvuga iriho haleluya, mu izina ryo kuguma muri korari akemera agakuramo inda, kuko nayikuramo nta muntu uzabimenya. Ariko turasaba Imana ngo ubu bwiza bukiza bumanuke mu mitima y'abacu. Haleluya, ubwiza budakenera gushinjwa, ubwiza budakenera ko bakuvuga ngo barakubonye, ubwiza bukiza. Hanyuma Yesu aramubwira ngo kuko umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Zakayo we agakiza akagezi iwanyu. Nta bintu byo kuburana, nta bintu byo kwihisha. Zakayo arakira. Uwakijije Zakayo aracyariho, aracyakora. Umurimo wacu ni ugusenga no kubamurikira Kristo, azakora imirimo. Mana yacu ni nziza. Ntabwo Yesu mu bwiza bwe cyangwa muri ubu bwiza bw'Imana turimo tuvuga dushaka, ntabwo bukora kubitwa abanyabyaha rugwimbi gusa. Natwe abamaze gutera agatambwe runaka, iteka budusiga mu impinduka. Bwageze ku mugabo witwa Yobu. Murabizi Yobu yari umugabo wahamirijwe n'Imana. Haleluya. Icyama tukagira testimony mu ijuru. Kuvugwa neza ngo ni byiza, ngo biruta sinzi iki. Haleluya. Ariko testimony yo mu ijuru irabiruta. Ijuru rituvugaho iki? Yobu rero yari umugabo ijuru rihamiriza. Ariko mu gice cya 42 murongo wa mbere kugeza kuri 6 ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iti uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge? Nimbisoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana murabyumva neza. Ngo Yobu ati nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi. Murabizi ko yaburanyije Imana n'ibintu byandenze bitangaje mbivuga ntabizi. Noneho umva ndakwinginze ngiye kuvuga, ngiye kukubaza maze nawe unsubize. Iyo baravanga ibyawe narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihannye. Umukiranutsi ajya yihana iyo yinjiye mu bwiza, abona ibintu bidashyitse muri we. Erega ntidushyitse, muzi ko dukundaho gake, kandi ubwo nabagerageje. Imbabazi zacu zikaba nke, ubuntu bukatubana buki. Bari abantu basaba amafaranga, iyo mfite amafaranga ndabaha, ariko naribonye neza nsanga iyo mfite umunaniro, ufite aga stress kazamutse, banumva namubwira nk'akantu kagashiha, nkabwira ariko uwo mugore ubwo ntufite amaboko. Ayiwe nakwireba nkavuga nariko imbabazi zawe ni nkeyo rutanse we. Mbega imbabazi zacu ni nke. Ni nke. Mbese imbabazi n'ubuntu tubigira biri programme. Ariko Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Niyo mpamvu n'abakiranutsi bakene kwinjira mu bwiza bwe, bakongera bagakorwaho. Uyu mugabo Imana imiramuhabiriza. Reka amasomere muri ijambo ry'Imana ngo nzi ko ushobora byose, ngo imigambi yawe ntibasha kuburizwamo. Haleluya. Ako nako kagufashe. Nzi ko ushobora byose, imigambi yawe ntibasha kuburizwamo. Niko ko imigambi y'Imana ntiburizwamo. Ngo waranyibarije uti uri muntu ki uhinyura imigambi yanjye? Erega Yobu burana n'Imana yahinyuraga imigambi y'Imana. Ngo mbese kuki uyihinyura uvuga amahomvu? Yesu mukiranutse uvuga iki? Amahomvu. Kuko yahakanye Imana, yumva shwishwi. Ngo ni koko navuze ibyo ntasobanukiwe. Aremeye kubera kubona ubwiza bw'Imana. Ngo navuze ibitangaza ntarinzi. Warambwiye uti tega amatwi ureke abari njye uvuga. Hari igihe tuba tudafite ibyo kuvuga, turimo tuvuga amahomvu kubwo kuyoberwa ubwizerwe bw'Imana. Ngo tega amatwi ureke abari njye uvuga, ngiye kukubaza nawe unsubize. Hanyuma yo baravuga ngo najyaga numva bakuvuga, none ndakwiboneye n'amaso yanjye. Ndihannye, nzinutswe ibyo navuze. Dore nicaye mu mukungugu no mu ivu. Ndihannye. Mu bwiza bw'Imana turongera tukifuza gutunga umutima wa Kristo. Uhita usanga imbabazi zawe ari nke, uhita usanga utaramukorera nk'uko bikwiriye, uhita usanga ujya uburana nawe. Njyewe njya mburana n'Imana. Nari narakumvise, najyaga numva bakuvuga, ariko uyu munsi yonsogongeye ubwiza bwawe. None ndakwiboneye n'amaso yanjye. Ndihannye, nzinutswe ibyo navuze. Iteka mu bwiza bw'Imana twigira imbere kurushaho gusa na Yesu. Twifuza kumukorera, twifuza kumukunda birushijeho. Tuba twiyita abantu beza, ariko iyo tugeze mu bwiza bwe uramubwira uti mu mutima nk'uwawe Yesu. Nyuzuza imbabazi zitarobanura, nyuzuza urukundo rudashingira ku mpamvu.
haleluya. Ni presence ikiza, ni ukubaho gufite gukiza muri ko n'ubwiza kwikoreye imbaraga zikiza imitima yahuye nawe, haleluya. Ntushobora guhura n'ubwo bwiza ngo usigare wari umeze nk'uko usanzwe. Kizakubwira ko umuntu atarimo kwinjira mu kubaho kwe nuko aba yumva yaranyuzwe naho ageze, kuko abafite abantu yigereranya. Iteka twese tuba dufite abantu dusumba, abayigereranya n'abandi, abafite mbese isengesho rigenda kumera, kuko turi abanyarwanda tutabivuga kuriya, ariko abafite isengesho rigenda kumera nk'iryo wamukoresha wikora. Muramwibuka? Meze nk'aba banyazi b'abambuzi, ngewe niyiriza 2 mu cyumweru ntanga icya 10. Muzabera bafite mwana y'amagambo mu mitima yabo. Buriyo tubwira Imana ngo Mana ngo banyirukanye ku kazi n'ukuntu natanze icya 10. Wagitanze ugikuye he? Wagihawe nande mbere? Imbaraga zikubyukisha wari warazihawe nande? Hari ubuntu bw'ubudode tugira mu mitima hozanwa no kuba kure y'Imana. Haleluya. Imana ni nyembabazi. Mu kubaho kwayo iteka nzabona intege nke zanjye. Mu kubaho kwayo nzarekeraho kwihagararaho nyibwire ngo ntabara. Nyuzuza gusenga kugira ngo mpagarare aho wifuza ko mpagarara, kugira ngo ntacogora. Nzemera ubunebwe bwanjye mu kubaho kw'Imana. Iyo umuntu yanyuranye no kubaho kwayo yihagararaho mu kinyoma. Of course umuntu wese akwiye kugira akantu ka dignité ko kwihagararaho, ariko ari gihe yihagararaho mu kinyoma, akamera nk'umuntu utambaye umubiri udatuye mu isi. Abantu bose bahura no kubaho kw'Imana, ubwiza bw'Imana, bamanukana guca bugufi kwiyongereyemo gake. Turongera tukaguhabwa, tukongera tukaguhabwa, tukamenya ko dukeneye Imana. Nkeneye kwinyuzuza mu bugwaneza bwayo, nkeneye kwima urukundo rwayo, nkeneye kwinyuzuza mu imbabazi zayo, nkeneye kwima umutima nk'uwayo, nkeneye kwima inyota yo kurushaho kuyishaka, kuko imigambi y'Imana n'Imana yifuza kungeza sindimo ngerayo kubera ubunebwe no kugambirira ibintu ntitubikore. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Kristo niwe gipimo gishyitse cy'imbabazi no kugira neza. Yo nasogongeye ubwiza bwe rero mpita nsanga ineza yanjye ari ngufiya, imbabazi zanjye ari ngufiya, nkifuza kurushaho gusa nawe mu bwiza bw'Imana. N'abakiranutsi barihana, n'abakiranutsi babona ibidashyitse kandi barakiranuwe n'amaraso ya Kristo, babizi ko bafite ubugingo buhoraho, kandi ubwiza bwe burushaho kuturehereza gusa nawe. Haleluya. Reka mvuge izi ngero ntoya nihuse ne gutinda. Kuri Petero mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 5:8, Yesu yaje kwigisha abantu ku nkombe y'amazi y'inyanja. Hari abantu benshi nono yitiza ubwato bwa Petero abwigishirizamo. Bari bamaze kuroba babuze n'ibyo bafata, hanyuma barimo boza inshundura zabo. Kuri no murongo wa 8:5-8 ngo Simoni Petero ngo abibone, nuvuga ngo Yesu yaravuga ngo nibagende barobe, bararoba barafata babona amafi. Simoni Petero ngo abibona atyo yikubita imbere ya Yesu ati vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Muyandi magambo sinakwizeye, wavuze ibintu byo kuroba ku manywa nkanjye mbona warataye umutwe, havuga uyu ntazi by'amazi, twebwe tuyamazemo iminsi. Sinzi niba umutima wawe ujya uburana n'Imana, ariko wanjye ujya uburana n'Imana. Abona ibyo Yesu yamubwiye birakoretse. Umutima wa Petero uca bugufi, aravuga ati vahondi kuko ndi umunyabyaha, sinkwiriye guhagararana nawe. Mu kubaho kw'Imana iteka turahinduka, iteka turakira. Muri rya sengesho nanone rya wamukoresha w'ikoro n'umufarisayo muri Luka 18, reka nsome umurongo wa 13 gusa, ngo naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. N'umugani Yesu yarabaciriye. Bakomeza Yesu bavuga ngo uyu wasabye imbabazi niwe wasohotse atsindishirijwe. Mwibuke ko arimo arasengana na wa mufarisayo wavuze ati ngewe ntanga bya 10 byanjye niyiriza 2 mu cyumweru, kandi ko kumwumvise wasanga yari yaragerageje 2 mu cyumweru bihoraho. Ababikora haleluya. Imana ishimwe. Ariko umutima wacu wakira imbabazi z'Imana uko duhuye n'ubwiza bw'Imana.
umutima wahuye n'ubwiza bw'Imana uhora urizwa n'ibyo utarashobora. Amarira y'ukuri, amarira y'ukuri. Nari mvuze ngo amarira y'ukuri. Umutima wahuye n'ubwiza bw'Imana ubabazwa iteka no kudasa na Yesu. Uko uyu mugabo yarimo yihana niko umutima wiyiziho ikibi. Uborogera Imana nk'umwana muto. Ushobora kutabivuga imbere y'abantu kuko nubivuga imbere yacu ntituzabyibagirwa. Nta nubwo ukeneye kubivugira imbere yacu, ariko uri imbere y'uburiri bwawe borogera Imana nk'umwana muto. Uvuga uti dore mwami nzwi gutya ariko nduyu nguyu nkiza kubw'imbabazi zawe. Ushize naganiriye n'umusore nakunze, yarakize yarabohotse ku buntu bw'Imana, ariko yarambwiye ati nari umusambanyi kandi ntasambanye. Muracyumva? Nari umusambanyi kandi ntasambanye. Nahuraga n'umukobwa nkamwambura ubusa arimo agenda mu muhanda, nkamubona tukaryama tukarangiza, umusore we bikanaragira rwose. Yesu afite imbaraga zikiza no mu bitekerezo. Borogera Imana niba ufite mu bitekerezo handuye no mu mutima. Ntabwo ibikorwa, si ibikorwa. Mu mutima niho hakira. Hakira n'ibikorwa bigakurikira. Yesu afite imbaraga zo kudukiza. Ikirokore, nako sinzi niba ari ikirokore. Insengero zacu zidushuka ngo dutunganye iby'inyuma, mu mutima haraboze. Borogera Imana uyibwira ngo ntibabizi, ariko ufite imbaraga zo kunkiza nkiza. Mutima wanjye urarwaye, ibitekerezo byanjye biranduye, ndangana, simbabarira, sinishimira ibyiza by'abandi. Umuntu agera ku cyiza nkumva akantu k'agashyari karazamutse. Ni uburwayi butadukwiriye. Ubu n'uburwayi umugore yigeze kumbwira, kandi yari umumama nubashye wari uri mu mirimo mu nzu y'Imana. Kasintange detaye cyane mutamumenya. Hanyuma hari mu biterane, murabizi mu biterane tuba dukeneye imodoka zanyu zitwara abashyitsi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Umuntu umwe rero wajya gutwara abashyitsi, uwo munsi imodoka yirapfa. Wa mumama najyaga mbona ari umunyamwuka usenga. Yesu we, ariko Mana, duhagaze n'amatwi yanjye n'amaso yanjye turebana. Arambwira ati yajyaga aratwara abashyitsi abajyana atanabambwiye kandi ari njye ushinzwe ibi, none imodoka yapfuye, reka yumve. Yesu Kristo. Mpita mvuga ni n'amasengesho yose asenga n'uburyo ajya yayobora imitima y'abantu ishobora kurwara. Mu bwiza bw'Imana turakira, tukababazwa n'ibyageze ku bantu. Kandi niyo tutarakira 100%, byibuza tuborogera Imana. Akatima kabindi kazamuka uvuga uti ni gute ntarimo kwishimira icyiza cy'abandi, ni gute barimo bavuga ibi byamubaye nkumva arimo akantu k'akanyamuneza. Wibicumbikira, tabaza Imana. Iyo bikugumanye biragupfubya ukava mu Bukristo. Iyo bigutindanye ibyo birwara by'umutima bibi urapfuba. Reka nyereke. Haleluya. Umutima wahuye n'ubwiza bw'Imana uhora urizwa n'ibyo utarashobora, kandi urira amarira y'ukuri. Nogere nkubwire ngo Yesu ni inshuti y'abanyabyaha, ariko Yesu ahantu yageze ibyaha bigenda byimuka buhoro buhoro. Nuhura n'inyigisho zitari izo uzamenye ko wahuye n'ikinyoma, zizaba ari ikinyoma. Kubw'impamvu z'umwanya sindi bivuga cyanditswe kindi kivuga agahinda k'ubumana. Umukozi w'Imana yagisengeyemo Sandra, mwihangane niba tuzakivugaho ubutaha. Haleluya. Agahinda, reka ngisome gusa simbuka ibintu. Mu Bikorinto ba 2 igice cya 7:8 tugeze kuri 11. Kuva ku murongo wa 8 Paulo arimo arababwira, akora reference ku rwandiko yari yabandikiye mbere, ngo nubwo nabateje agahinda rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuzaga mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda, nubwo kara ku mwanya muto gusa kagashira. None ndishimye, icyakora sinishimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana, ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Umvuye umurongo wa 10. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Haleluya.
ubwiza bw'Imana twinjiramo budutera agahinda katarakuba kubabazwa nuko tutambaye ibyo dushaka, tudatunze ibyo dushaka. Agahinda gasunikira umuntu kwihana, agahinda gateza umuntu kumva yifuza impinduka, agahinda gateza umuntu kuvuga ngo nta mwete mfite wo gukorera Imana. Hari n'igihe iby'ibyaha data uba warateye intambwe warabivuyemo, ariko kwegera Imana bitera akagahinda kuvuga ngo Mana, ni gute ntagukorera n'umwete n'ubuntu bwose nagiriwe? Ni gute ntaryoherwa no kuba mu nzu yawe? Ni gute nyibamo rimwe ngasiba inshuro 10? Agahinda kazanwa no kuba mu bwiza bw'Imana kazana mwene uyu mutima wo kwifuza kurushaho gusa na Kristo. Haleluya. Paulo arimo aravuga ngo nubwo nabandikiye mwarababaye, ariko Imana ishimwe ko mutababariye ubusa. Ntabwo mwababaye agahinda ko guhangayikira iby'isi ngo gateza urupfu, ahubwo mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Umuntu wese yajya gukizwa abanza kugira mwene aka gahinda, kavuga uti nahemukiye Imana, nabayeho nigenga, nabayeho nakwitayo, nabayeho niyobora. Niyo ntangiriro yo gukizwa. Ntabwo umuntu akizwa yishimye. Ibi ni igipindi cy'amadini byadukanye. Kwihana iteka bihera mu gahinda ko mu mutima ku bubi bwawe, kavuga uti naroho gupfa. Kuki nabayeho niyobora ubuzima bwose? Kuki Imana ntigeze nkwitaho? Ubwiza bw'Imana iyo bwahageze, kandi ubwiza bw'Imana bwaca mu kintu cyoroheje. Umunsi nakijwe bari abana batoya, umwana wari ubiyoboye ejo bundi yitabye Imana. Yari umusore mutoya uyoboye amasengesho ari kumwe na barumuna banjye, amasengesho yoroheje y'abana batoya biga muri segonderi. Uri igikoresha Imana yakoresha abantu bagakizwa. Bigishije ijambo ry'Imana, sinzi nibyo bigishije, hari ku mutante wanjye, ariko bararirimba baravuga ngo abakobwa beza barapfuye urasigara, niki wayihaye iyo Mana yawe? Iyo ndirimbo yoroheje mu bintu bitanateguwe neza, kuko hari mu rugo imviramo gukizwa. Ngeze mu rugo ndavuga ngo Mana, imyaka yose nigenga, kandi ubwo muri jenoside hagati nari navuze ngo ninkira ngo nzagira gute? Ngo nzakizwa. Hanyuma intsinzi iraboneka, ibintu birarangira. Akagahinda gatera kwihana kuticuzwa. Iryo joro nahuye na Yesu, sinari nzi ko bakira agakiza, ariko akagahinda kaje mu mutima wanjye, mbona ububi bwanjye, kandi nari nzi ko ndi Yesu nziza. Akagahinda ntikaba ku munyabyaha urimo ava mu byaha gusa. Akagahinda katari kabi, katariza amarira y'ibyo washonjeye, iyo kari mu mutima gahoza mwinyota yo kwifuza kurushaho gusa na Yesu, gahoza mwinyota yo kumva ufite umwenda w'ukorera Imana, gahoza mwinyota yo kuvuga ngo Mana unyongera ni mafaranga nyatange mu bwami bwawe, gahoza mwinyota yo kuvuga ngo Mana nyongera imbaraga ngo ukorere, ndeka imyitotombo. Iyo twahuye n'ubwiza bw'Imana budusigamo iki kintu cyo kwifuza kwigira imbere mu gukorera Imana, bisigamo iki kintu cyo kumva byo Yesu yakoze n'ineza yiwabyamamaza ahantu hose. Ngaho ni muri ako gahinda ko mu buryo bw'Imana, uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo. Ibi byose mwiyerekanye ko muboneye muri byo, kabateye kugira umwete wo kwiboneza no gukorera Imana no kutongera kugenda biguru ntege. Turasaba ubwiza buzana impinduka. Reka duhaguruke dusenge. Ubwo bwiza ubwifuze ko kubaho kw'Imana ukwifuze, winyurwa naho tugeze, twiryoherwa n'impano runaka ziri ku buzima bwacu, twiryoherwa ngo tunyurwe n'intambwe runaka duteye. Ni byiza, Imana nibishimirwe, ariko umurimo w'Imana ni mugari. Byo Yesu agomba gukorana natwe ni bigari, byagomba gukora muri twebwe ni binini. Reka twe kuryoherwa aho turi. Reka kandi niba waratakaje uburyohe bw'agakiza, umubwire ngo ngarukaho Umwami. Reka kandi niba utarabwigeze, aya mahoro tuvuga no mu buryo utarabwigeze, umubwire ngo nyereka ubwiza bwawe. Unyumvishe ibintu bishobora gutuma abantu babatera amabuye bagapfa batabivuyemo. Unyumvishe ibintu Paulo na Sila bari barumvise, baba bari muri gereza bakaririmba. Ndashaka ibyo bintu byo mu mutima, bitari ibintu byo kwigirisha no kuza gusenga kubw'ikinyabupfura, kuko umugore yagushyizeho induru cyangwa umugabo yagushyizeho induru cyangwa bamusengana baguhamagaye. Tumusabe ibintu by'ukuri, bitari ibintu byo kwigirisha, bitari ibintu byo kuza niba uri inshuti ya pasiteri ngo amenye ko waje, cyangwa ukora kugira ngo pasiteri amenye kuko muri inshuti. Turasaba ibintu by'ukuri.
sinsaba kumukorera kuko muhari ntafite naho nabakwepera, ndasaba ibintu by'ukuri biturutse mu mutima wasogongeye ubwiza bwe. Ibyo nibyo bizarama, ibyo nibyo tuzagumana abantu bahari cyangwa badahari, kandi ibyo nibyo biguhesha gutunga ijuru nubwo waba uri muri Nyungwe, nubwo waba uri ahantu hataba abantu, nubwo waba wambaye ubusa, nubwo waba wahiriwe isi yose kuririmba n'amafaranga yose yayobotse wawe, nibyo biguhesha gukomeza gutunga ijuru. Turashaka ibyo bintu by'ukuri. Reka usenge mu magambo yawe hanyuma dutahe. Imana ibahe umugisha. Data nguhaye icyubahiro, ndagushimira kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo usohoze icyo ryavuze. Ufite imbaraga zo kutuma duhura n'ubu bwiza Zakayo yahuye nabwo, n'ubu bwiza Yobu yahuye nabwo, kandi warahoze umwita umukiranutsi umuhamiriza, ariko akavuga ngo nari narakumvise, none ndakwiboneye, none ndihannye, nzinutswe gukiranuka gushingiye ku byo nshoboye. Turasaba ubwo bwiza buzana impinduka. Turasaba ubwo bwiza bwahuye na Zakayo akavuga ngo ndi umwambuzi utigeze umushinja. Turasaba ubwo bwiza buzana uburyohe bw'agakiza mu mutima wari warabutakaje. Turasaba ubwo bwiza butuma umuntu ataba mu idini kuko gutinya abo bagendanye nabo babana. Turasaba ubwo bwiza bwo gukingurirwa ijuru, bwo kudakora umurimo n'umwe kugira ngo umuntu adushime. Turasaba ubwo bwiza mwami w'abami, reka ijuru ridukingukire, ijuru rikingukire abahungu bawe n'abakobwa bawe basogongere kuri ubu bwiza butuma umuntu atongera kunyagwa, atongera kwamburwa umunezero w'ukuri. Turakwizeye kuko uriho kandi urifuza kubiduha. Turimo turabisengera kandi nicyo cyifuzo cyawe, nicyo cyakuzanye. Ntiwigeze uyoba wibeshya ku giti Zakayo yazamutse. Mwari mufitanye randevu, niko ufitanye randevu natwe uyu mugoroba mwami w'abantu. Ukimona uramubwira ngo uyu munsi ndarari wawe, ataraba no kwihana, ataraba no gusubiza iby'abandi, ariko nicyo cyakuzanye. Wazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Twanyazwe ubu bwiza, twanyazwe iyi presence. Bamwe twahuye n'amadini, tuyoboka imigenzo, tuyoboka ikinyabupfura, tuyoboka discipline, ariko tutarahuye n'ubwiza bwawe. Ngwino butumurikire maze busuka uburyohe n'umunezero w'agakiza by'ukuri mwami w'abantu. Utwigeze imbere aho twari tugejeje mu bindi byumba by'ubwiru bwawe. Sabiye umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe baje basiganwa uyu mugoroba kugira ngo babe ku birenge byawe. Urakoze ko wabashoboje, ubaha umugisha, bakubone mu byabo, bakubone mu mago yabo, bakubone mu mirimo yabo, bakubone mu buzima bwabo. Subize gusenga bafite mu mitima yabo. Umugisha abana bawe bakora imirimo itandukanye kuri uru ruhimbi, ubaha umugisha, ubavomerere ntibagacogore. Umugisha wawe womatane natwe, ubuzima bwacu buguhesha icyubahiro. Igihugu cyacu kigirirwe neza no kubaho kwawe kugwirire muri icyo gihugu. Iyo hari ibintu bijya mu buryo, iyo hari amahoro yuzuye aratemba. Bane n'abayobozi bacu, korere mu bwenge bwabo no mu bitekerezo byabo. Byemezo byose bafata babifate bayobowe nawe. Duhe kubafata amaboko mu buryo bwo mu mwuka, duhe kutarangara. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikigugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Reka turamukanye dutana amahoro ya Kristo. Murakoze. Ndasaba abakobwa tuzasigarane kwa gatatu, rizaba ari itangazo rigufiya. Abakobwa twese kandi nanjye ndimo. Abakobwa tuzasigarane hano tuvugane gatoya, nubwo hari kiciro kimwe cy'imyaka tuzaheraho, ariko reka abakobwa bose tuzasigare. Imana ibahe umugisha, ibagire neza.